twakiriye ikibazo kimwe n'izindi gahunda zikomeze. Yega murakoze kanya kuba perezida wa Repubulika amazina gashaka bagitaga duwarira tuyega mugake. Tuga neza witonze tubashe kumvikana. Yega kuba bana kuza kuriye mukobwa mutimukeye naonaga bara waramukunze mu buhe buryo bisobanure neza tubyumve. Naonaga pitara mushanye kandi garamu. Ikibazo nuko bamujyanye cyangwa ikibazo nuko bamugutwaye. Wani koko rero televiziyo Rwanda, radio Rwanda, ibitangazamakuru bitandukanye yaba ibya leta n'ibyigenga ubu byose byanyarukiye mu birori bya Peter ndetse n'umukunzi we. Rero bakaba bavuga ko ari ibirori byahuruje imbaga byitabirwa n'abanyacyubahiro batandukanye. Bamwe mu babyitabiriye bavuga ko ari ibirori by'akataraboneka ku ijwi ry'Amerika naho ntabwo batanze. Turabashoboje abadukurikiye ku ijwi ry'Amerika ubu noneho ni saa moya n'igice kuzaje mpuzamahanga ni saa moya n'iminota makumyabiri mu Rwanda. Ibirori bitandukanye nyuma y'uko tunyarukiye mu burasirazuba bwa Kongo tukagaruka i Kigali mu Rwanda. Ibirori byabaye muri iyi weekend byahuruje imbaga byitabirwa n'abanyacyubahiro batandukanye. Turanyarukira i London mu Bwongereza, Johannesburg muri Afurika y'Epfo, i Bujumbura mu Burundi, Kigali mu Rwanda. Etienne Karekezi adufitiye inkuru irambuye. Inshuti bavandimwe mudukurikiye ku ijwi ry'Amerika turabashoje. Ubu noneho tugiye kunyarukira mu birori bya Peter hariya Shirehe hamwe n'umukunzi we mutimukeye. Bamwe mu bitabiriye ibirori bye bavuga ko ibirori by'akataraboneka ibitangazamakuru bitandukanye yaba ibya leta n'ibyigenga byose byasesekaye. Jean-Claude Munyandinda ariyo adufitiye inkuru ngiye ku kiganiro di Etienne Karekezi. Jean-Claude Munyandinda bigeze he kugera magingaya? Bamwe mu babyitabiriye inshuti imiryango n'abavandimwe bateraniye muri Bigitete y'imitwe 6. Ibitangazamakuru bitandukanye yaba leta n'ibyigenga byose birimo kwandika. Abashakashatsi mu by'ubuhanga basanzwe mu by'urukundo baravuga ko babikurikiye online. Buri wese ari gufata icyo kunywa. Bavaria yawe champagne ziravuze ubuhuha, Red Bull, amafanta, amazi n'ibindi. Bamwe bavuga ko Peter ari le patron de la capitale Grand Montpau Papa Babarau. Dore ko ubwo mu gitondo bafataga amafunguro nyuma ya saa sita batunguwe no kongera kuyafata. Bati ibintu bya birori bibanja mbere ubwo umuntu agaruka mu gitondo na nimugoroba. Abantu bafite impungenge y'abando na Tanzania Rusumo ko nta sake nimwe iri mu bikiri ijoro. Dore ko zose bazikirije ngo bazakirize abitabirori. Abandi bati nta mfizi nimwe iri buvumere zose bazigaritse kugira ngo bazakirize abitabirori. Abamara impungenge yuko izi yari yateguye igihe kirekire atamara imfizi mwishu. Kugira magingo ya umwera uri kunyara iryinyo. Abandi nabo barafata amafunguro. Abashampeni barimo kwisoma. Jean-Claude Munyandinda ijwi ry'Amerika imbere y'akarere ka Kirehe mu birori bya Peter ndetse na mutimukeye. Ubu ni mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda uduha inkuru nyamukuru. Aline Kabatesi uri Bujumbura nawe yaduteguriye ikiganiro. Ido nido ku nkuru mugende kuza murakurikira ku ijwi ry'Amerika ariko ngo turatazira batamugarukana bapfasoni barasora ko byogenze neza. Abana bibibi miduga ariko ngako isikaraganji kijeje ko ngo gisagara bariko barabara ko bonezerwa. Igipolisi cyari ku mabarabara kiriko kirarongora imiduga iri kirerekera abahiga mu ziguzi baca bemera ko byogenda neza. Twoganira n'umwe mu bajeje kugongora itorero za Emitepo Dr. Apostle Gitwaza turagusuhuje. Ndabashuhuze naje mu izina rya Yesu. Uravuga iki kuri ibi birori? Ngo mbere ibyo byose byarahanuwe. Uku ngo bimare habaye gusenga Imana, bubaha Imana, baririmbira Imana, batambira Imana. Pawulo abwira Timoteyo ngo tugacaha abagore bato n'abakobwa muzubanka bashiki bawe. Ariko none ngo Peter birangije kubera kubana n'abantu batandukanye bagiye mu butayu barasenga baravuga ngo hari ibanga, hari imbaga, hari icubahiro, hari wera wa Israel. Imana y'igitangaza niyo Mana usaba isonga isikagwanya inkweto yo kuryambaza. Iya niyo yabungabunze Mutimuke, niyo yabungabunze Peter, niyo yabagendanye nawe. Iravuga ngo nzagendana nawe. Imana yabahaye umuco
kandi yabahaye ikirere kizima. Tuyiheze icubahiro niyo kubahwa, Imana niyo gushima, tuyikomera amashyi cyane. Umuririmbyi yaravuze ngo Yesu we uri inshuti nziza, ngo niwe inshuti umuntu agendana nawe ntumusige. Bwana asifiwe. Amen. Mugihe kandi turiko turaganira twegereye mushikiranganji ajeje kurongora urugo rwiwe Peter, tumubaza nyuma y'umukunzi wiwe umuntu akunda afata nk'itikerezo, atubarira ko uwo muntu ari nta wundi ari umutama. Agira ati abayobozi teraniye hano, Abanyarwandakazi muraha, bande kubasuhuza muraho. Nahoze mbona abantu benshi baraha banezerewe, ntareba abo bana bacu barahangaha, ntavuga ngo ibirori nk'ibi kuki bidahoraho buri munsi ngo abanyarwanda bahore bishimye. Impamvu ni agaciro kubaha Imana ukayikorera ukayisenga. Iyo wubashye Imana irakubahisha, ntabwo yagukoze isoni. Hari abandi babaho bakagira uko babishaka bakavuga, ariko so ab'inyuma muranyumva. Peter rero ndamutiba ukeye na babwira ngo congratulations. Uwabasaba ngo bakomere amashyi mwayakoma nta kibazo. Soza rero twakiriye ikibazo kimwe n'izindi gahunda zikomeze. Yega murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amazina y'abashaka bagitaga duwarira tuyega mugake. Vuga neza witoze tubashe kumvikana. Yega Nyakubahwa nakuze kuriya mukobwa mutimukeye nabonaga waramukunze mu buhe buryo bisobanure neza tubyumve. Nabonaga Peter aramushanye kandi garamu. Ikibazo nuko bamujyanye cyangwa ikibazo nuko bamugutwaye? Nabonaga baramushanye. Bazamushakira uwawe, Imana izabigufashamo. Ntabwo wari waramugenewe, yari yaragenewe Peter. Abasaza baraha, Edward na Ramadani, bakobwa baraha mu bashingi binyuze mu nzira nziza. Nimutabikora aho bukera ndaza kubamerera nabi. Murakoze cyane. hanyuma rugakubera tutonze tugiye kwinjira mu mwanya w'impano. Twasabye Peter n'amazamu ngo bahaguruke twinjire mu mwanya w'impano, wari kugira ngo tutambe tutarabe. Iyi Kiss FM muri kumwe na Jagoze. Ibintu ni wasa imbere yawe muri amasaha y'umugoroba. Tuje turi ibitambo by'umugoroba, ibitekerezo bitambo byishimira. Natwe duciye bugufi imbere yawe turakubashe kuko uri umwami. Uri data wa twese mwiza, uri nyagubora kwingwa muri Imana y'agakiza. Turagushimye, umugambi wawe ni mwiza ku bwoko bwawe. Wari warabiteganije kuva kera. Imfatiro z'isi zitarashimwa n'uyu munsi wari ku mugambi wawe. Aba bana berekanye ibirori imbere y'itorero ryawe. Aba bana berekanye ibirori mu babyeyi mu miryango. Wari warabiteguye, wari ubizi byari ku mugambi wawe. Kuba ibi birori bibaye ntabwo ari impanuka. Wari warabiteguye, wari ubizi.
ibi byari ku mugambi w'Imana ntabwo wabwiye Yeremiya uramubwira ngo nakumenye ntarakurema wari warabateganije bari ku mugambi wawe bari mu bitekerezo byawe ijuru n'isi bitarabaho bari mu migambi yawe natwe turagushimiye wakoze neza warabarinze mu kubaho kwabo kose ntabwo byari byoroshye Mana yo mu ijuru n'izina rya Yesu wakoze umurimo mwiza wagaragaje imbaraga zisumba zose berekanye ibirori mu bwoko bwawe mu babyeyi mu nshuti mu miryango barakubahishije baguhora ku ngoma Imana yacu uragire neza ko kuri neza uzabaha urugo rwiza rw'amahoro uzabaha urugo rw'umunezero uzabaha urugo rw'ibyishimo uzabarinda imibanire mibi bazarindwe n'imbaraga zisumba zose ukuboko kw'Imana kuzarushaho kuba hejuru yabo itara ry'Imana rizake kuri bo igicu cy'ijuru kizake kuri bo ubwiza bw'Imana bubazenguruke umucyo w'Imana ubamurikire barinde baryama bazuka nibaryama baryama irembo ry'ijuru rikinguye nibaryama baryama Yakobo yaryamye maze bakumva nk'Imana maze bumva imirindi y'Imana maze bumva ijwi ryiza ry'ihumure mu izina rya Yesu maze bakubona data Yakobo ubwo yiseguraga iwe yabaye wenyine ntarakeye mu gitondo yawe yarishinganiswaho amavuta aravuga ngo rizaba urwibutso mu bwoko bwa Isirayeli aravuga ati reka naraye mu irembo ry'ijuru nanjye ntabwo nari mbizi uzereka baryame mu irembo ry'ijuru maze bumva imirindi y'Imana maze bumva ijwi ryiza ry'Imana bazabyare abahungu n'abakobwa bazatunge batunganirwe n'imbuto bahinga mu butaka zizahabwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu urakoze kuko uzabagirira neza uzobezerekeza amaboko zose uzahabwa umugisha n'Imana urakoze kubikoze nk'Imana natwe turagushimiye icyubahiro nawe gikomeze kuba cyawe natwe tuzabasha Imana data mu izina rya Yesu amen. Ashungwe Uwiteka niwe wabahuje urukundo rutaze kogora warinze intambwe zabo zose ububabaye Uwiteka Haleluya turagushima Mana yacu w'imbabazi wabahaye isezerano y'urukundo rutazakama wabaye urumuri mu nzira zabo wabarwaniriye muri byinshi mu